Banyarwanda, Banyarwandakazi, namwe inshuti z'u Rwanda, mbanje kubaramutsa mbifuriza imigisha n'amahirwe. Muraho murakomeye. Kristu Yezu akuzwe. Muri kumwe n'umuvandimwe wanyu Bizimungu Aloys de Gonzague. Abandi umwanditsi w'amateka, umushakashatsi mu mihango, umutongero n'imitsindo. Bibaye ngombwa ko iki kiganiro nkibagezaho nubwo harababona ko cyatinze kubageraho. Ntabwo cyatinze, igihe ni iki. Insanganyamatsiko uyu munsi iragira iti: u Rwanda, imisozi igihumbi, ibibazo igihumbi, ibisubizo igihumbi. Rwanda, 1000 collines, 1000 problèmes, 1000 solutions. U Rwanda ni igihugu cyahuye n'akaga, cyahuye n'amahano y'ubwoko bwose. Umuntu akibaza ngo niki cyabaye ngo u Rwanda rugera ha jenoside? Abakurambere bacu bari babanye neza ku buryo uyu munsi nta ngaruka z'ibyo babayemo dushobora kuba turyozwa uyu munsi. Hari ibibi bakoze bidukurikirana, cyangwa hari ibyiza bakoraga tukaba twarabiretse muri iyi minsi twibeshya ngo turi muri demokarasi n'iterambere. None se nyuma ya jenoside ho babisohotsemo bate? Intsinzi yavuye he? Muri Bibiliya baravuga ngo nuko amahanga yose y'isi azavuge yibaza ati: ni iki cyatumye uhoraho agirira igihugu atya? Niki cyamurakaje cyane bigeze aha? Nuko baretse isezerano uhoraho Imana yari yagiranye nabo. Ayo magambo ari mu gitabo cy'Ivugururamategeko, abandi bakavuga mu gutegeka kwa kabiri, umutwe wa 29 umurongo wa 23. None se Banyarwanda, Banyarwandakazi, twebwe nta masezerano twagiranye n'Imana, ubu tukaba twarateririye ngo Imana irahari izatubabarira, tugakeka ko ntacyo bitwaye. Izatubabarira nibyo, ariko se twebwe turayibabarira mu byidusaba? Aho none ntidushaka ngo Imana iduhe ibyo dukeneye kandi twe tutayihe ibyo dusaba? Iyo umusesenguzi arebye neza ibibazo Abanyarwanda bahuye nabyo, usanga ikibazo niyo cyaba ari kimwe, nyamara ibisubizo bikaba bitandukanye ari byinshi. U Rwanda rw'imisozi igihumbi, u Rwanda rw'ibibazo igihumbi, u Rwanda rw'ibisubizo igihumbi. 1000 collines, 1000 problèmes, 1000 solutions. Aya magambo yavuzwe na mutagatifu Papa Yohani Paul wa kabiri ubwo yari yasuye u Rwanda mu mwaka w'1990. Nyagasani Imana muhiruko ridashira. Umuje umusaza hari ibyo yari yatubonyemo. Iyo baje ingabo zari ku rugamba muri 1994 uti jenoside yatewe n'iki? Ese intsinzi mwayikuye he? Igisubizo baguha gitandukanye cyane n'icyo abashinzwe politiki bazaguha. Iki kibazo ukibashije abashinzwe imihango y'intambara, bazagusubiza ibidahuye n'ibyo abanyapolitiki bakubwiye. Reka turebe uko bivugwa. Muri politiki izagusubiza ko ifite abanyapolitiki beza bafite ubunararibonye, baza amacenga ya politiki, abanyapolitiki b'intyoza bafite uburyo basobanurira impamvu ya buri kintu, abanyapolitiki bazi gushaka inshuti mu bihugu by'amahanga. Bazakubwira ko ibintu byose bikenewe bigomba kugira politike nziza, kuko abasirikari badashobora kurwana ngo batsinde badafite politike nziza. Abapolitisiye bacu ni okay. Turebe mu ngabo, abasirikari bakubwira ibyabo ko nta kibazo gikomeye bari bafite. Abasore b'intarumikwa bafite morale, abana bari baratojwe iby'intambara kuva kera. Bazakubwira ko bihagije, ko abasirikari babo ari bamudahusha, ndetse n'abanyapolitike ko bitari ngombwa. Bazakubwira ko intsinzi yabo bayikesha ubutwari bwabo, ibindi byose ari bure. Abanyamihango bo, abagendera ku mihango n'imitsindo mu ntambara, bazakubwira ko bari bafite intsinzi n'umutsindo bikomeye cyane, ko umuntu wabahaye intsinzi ari hatari, ko bafite imitongero n'imitsindo bikomeye cyane. Bazakubwira ko bari bafite icyizere 100%. Ibisubizo kuri aba bose birakenewe kandi byose bihuye n'ukuri kwabo. Nkuko mubizi kandi mubibonye, iriya mvugo y'abasobanura ibya politike turayireka, dukurikirana iyi nzira y'imitongero n'imitsindo, spiritualite, aho tuzajya dukora ubusesenguzi ku bumenyi mayobera, tukagerageza kugenekereza mu kunganira abo duhuje imitekerereze mu kubona ibisobanuro ku mateka yacu. Abiyambaza isi y'abatagaragara
bagendera ku mihango n'imitsindo bakajya kuburanira Nyagasani Imana ihoraho uwaremye abantu akabatuza ku isi, nabo bafite uko basubiza, kuko nta muntu watuye hano ku isi adafite uko yahageze, kandi rwose uhoraho azi impamvu y'ibi byose. Nta muntu n'umwe ku isi watabaruka ngo ave kuri iyi si Imana itabyemeye, kabone n'ubwo yaba ari umuntu umwe gusa ugiye gupfa. Imana iramuteguza akabona ibimenyetso bimuburira ko umunsi we wegereje, uyu nawe akitegura, byaba ngombwa agasezera ku bavandimwe be, agakora umurage w'abasize. None se byatewe n'iki ngo Abanyarwanda bapfe kariya kageni? Nta Mana bagira basenga? Niba badasenga se ntibanaraguza ngo bamenye ibyo bakwiye gukora? Kuraguza nanjye simbishyigikiye, ariko se ntibagira n'ubwenge ngo bashishoze? Iyo bashishoje se uyu munsi babona iki imbere yabo? Abanyarwanda ba kera babivuze ukuri, ngo ibimonyo bijya gupfa bimera amababa. Ibimonyo Imana yabiremeye kuba mu butaka, ariko hari igihe kigera bikamera amababa, bikaguruka mu kirere, maze ibisiga n'inyoni bikabitoratora nta mbabazi. Abanyarwanda ubwo baturwaga Kristu Umwami, bashyizwe mu rwego rusumbye ubwenge bwabo, rusumbye imibereho yabo n'imitekerereze yabo. Murambabarira gato nkoresha amagambo aremereye, kuko nimbivuga mu kinyabupfura ntibikunda kubera agahinda mfite. Abanyarwanda kera ko bari bazi ubwenge, none byaje kugenda bite? Ko Abanyarwanda ba kera batigeraga batungurwa, uyu munsi byagenze bite ngo bahore batungurwa buri gihe? Abanyarwanda bagatungurwa ku buryo igihugu gipfusha abaturage bacyo basaga miliyoni mu mezi 3 yonyine gusa. Ese abasenga ntabyo bari beretswe? Ese abaraguza bo ntibabibonaga? Abasesenguzi, abashishozi bo ntabyo babonaga? Ikigaragara nuko Abanyarwanda bagira uburangare cyane. Uburangare bw'Abanyarwanda ni ubuhe? Kuba koko mu Rwanda harabaye jenoside, urupfu rukadutwara Abanyarwanda barenga miliyoni, uwo ari we wese bimutera ubwoba. Jenoside ni ikimenyetso kitavuguruzwa ko shitani yateye agatebe mu karere u Rwanda ruherereyemo, harimo u Rwanda, Uburundi na Kongo y'Iburasirazuba. Kuba rero harabayeho intambara na jenoside yakorewe ubwoko bw'Abatutsi, hagapfa Abanyarwanda basaga miliyoni mu gihe gito, si uko mu Rwanda hatahozeho ikigo nka CNLG gishinzwe kurwanya jenoside. Si uko u Rwanda rwari rufite impunzi nyinshi hanze y'igihugu. Si uko hari urwango hagati y'amoko atuye u Rwanda, Abahutu n'Abatutsi. Si uko indege yari itwaye abayobozi bakuru b'igihugu yari ihanuwe. Nubwo indege zose zo mu kirere zahananurwa, nta jenoside yabaho, ibyo ndabihamya. Ahubwo Rwanda wari ukwiye kumenya imikiko isobekeranyije mu kirere cyawe. Mfite ubwoba ko iri pfundo ry'ubutorwa Abanyarwanda batazaryikura imbere ngo bariyoboke mu mahoro. Mfite ubwoba ko muzibuka ibitereko mwasheshe. Kuba u Rwanda rwariguriye Kristu Umwami bikozwe n'umwami wabo Mutara wa gatatu Rudahigwa, ni iby'agaciro ntagereranywa. Ni byiza koko, ni ibyo kwishimirwa, ariko si ugutigisa umusokoro no kubyina kamucerenge ngo u Rwanda rwaratuwe. U Rwanda rwaratuwe. Iki ni igikorwa cya cyami, ntabwo kizakemurwa no kukirengagiza cyangwa gushaka kubihisha. Abeguriwe icyitwa Imana iyo ari yo yose bazi uburyo bitwara mu butorwe bwabo, kabone naho waba wareguriwe ikigirwamana cyangwa umukurambere runaka. Ntabwo mwakiranuka ukomeje kwitwara uko wishakiye. Niba Abanyarwanda twareguriye Imana Kristu Umwami, si uko Abanyarwanda twari beza cyane ku buryo ijuru ryakuruwe n'ubwiza bwacu. Si uko Kristo yarananiwe kugorora Isiraheli yavukiyemo ngo bakomezanye urugendo nk'uko tubizi muri Bibiliya. Isiraheli ni igihugu Nyagasani Imana yatoye kera, ariko bararize barihanagura, bazi icyo bagomba gukora. U Rwanda rwo ni ituro umwana w'umuntu, mwene muntu, yatuye umuremyi we Nyagasani Imana usumba byose. Kuba Bikira Mariya na Yezu Kristo barasuye u Rwanda hari ikibeho, bagasigira Abanyarwanda impano y'ishapule y'ububabare, ibi bagomba kubiha agaciro nta kubica ku ruhande. Si uko hari habuze ishapule y'umunezero. Ibibazo u Rwanda rufite ni mu bishakire ku isano Abanyarwanda bafitanye n'Imana yabo. Ibisobanuro mu nzira y'Iyobokamana ntabwo bibereyeho gutesha agaciro ibya politike. Ibisobanuro mu nzira y'Iyobokamana akenshi biba biteye ubwoba koko. Iki kibazo iyo kivuzwe imbere y'umuntu udasobanukiwe neza, arakubwira ngo Imana irahari.
izadutabara, igira impuhwe, nyamara kandi iyo yarakaye ntiyururwa. Nibyo koko Nyagasani Imana aradukunda, ariko natwe biradusaba kwitanga. Umuhanuzi Ezekiyeli nawe asaba ko hagira abantu bahagarara mu cyuho bakamenya guhangana n'uburakari bw'Imana. Dore amagambo y'Uhoraho mu kanwa k'umuhanuzi Ezekiyeli: unashatse umuntu n'umwe muri bo wasa n'inkike ngo ahagarare imbere yanjye mu cyuho, maze arwane ku gihugu cye ambuze kukirimbura, ariko naramubuze, nuko bituma mbamariraho umujinya wanjye. Biri mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, umutwe wa 22, umurongo wa 30 na 31. Iki gikorwa cy'indashyikirwa Umwami Mutara wa III Rudahigwa yakoreye u Rwanda n'Abanyarwanda twese cyaduhinduriye amateka cyane, bituma igihugu n'akarere kose biba ngombwa ko hashyirwa urutambiro rwa Kristu Umwami. Mu Rwanda rero turabinginze bayobozi bakuru b'iyobokamana, amadini n'amatorero, bayobozi ba politiki, abashoboye kubyumva, mwitesha agaciro iki gikorwa cy'Umwami Mutara wa III Rudahigwa Charles Léon Pierre. Ababyizeho neza basanga iri pfunda Abanyarwanda mutazabyikura imbere. Abanyarwanda mufite umugisha, mufite n'akaga, byombi murabifite. Hari Abanyarwanda b'inkorashyano bashaka kwikoma Umwami Mutara wa III Rudahigwa bavuga ko ibi yakoze bijyanye n'ubwenge buke, ko ari imipango y'abakoloni, ko nta burenganzira yari afite bwo gutura u Rwanda ku bami b'amahanga, bagashira isoni zo kwerekana ko ntacyo Abanyarwanda bazunguka muri ubu butorwe. Ubitekereje ityo waba ukeneye cyane ibindi bisobanuro, nta n'uwakurenganya rwose. Mutara Rudahigwa ni intwari y'u Rwanda, intwari y'Afurika, intwari y'abakristu bose. Uyu murongo rero, iyi cano yashyiriweho guhugura Abanyarwanda n'abandi bose bumva ururimi rw'Ikinyarwanda ngo basobanukirwe icyerekezo cy'amateka yabo muri ubu butorwe. U Rwanda, urutambiro rw'amahanga yose y'isi, aritari y'amahanga yose. U Rwanda, urumuri rw'amahanga. Banyarwanda, Banyarwandakazi, ari abari imbere mu gihugu cyangwa abari kure y'imipaka, amahanga yose y'isi nimwahanze amaso. Amahanga yose y'isi nimwahanze amaso. Banyarwanda, Banyarwandakazi, ubu turi mu ikorosi ridukomereye cyane kubera uburangare bwacu mu myaka yashize. Mwikomeza kurangara. U Rwanda rw'imisozi igihumbi, u Rwanda rw'ibibazo igihumbi, u Rwanda rw'ibisubizo igihumbi. Ninde uzabisubiza? Ubutaha tuzaganira ku nsanganyamatsiko igira iti: u Rwanda, urutambiro rw'amahanga yose y'isi, urumuri rw'amahanga. Murakoze. Mwari kumwe n'umuvandimwe wanyu Bizimungu Aloys de Gonzague. Murakoze.